uzasanga umuntu ukora imirimo ivunanye ahembwa make kurusha umuntu ukora ibintu bimusaba no kuba yicariye, abakora muri ofisi, bakora utuntu tworoshye bisaba kuba yicaye gusa. Kubera iki? Amafaranga agendera muri exchange of value. Ni ibiki wabasha gukora cyangwa gukemurira abantu kugira amafaranga akuze? Bivuze ngo amafaranga ntabwo ari ikintu ukurikira, amafaranga ahubwo ni ikintu ukurura. Kimwe na hari umuntu twahoze tuganira, kimwe n'abakobwa cyangwa se abagore. Abagore ntabwo bakunda umuntu ubirukankaho, ubirukankaho bashaka cyane. Ibyo ngibyo bituma bakubona nk'umuntu udafite agaciro cyangwa value cyangwa ufite ikintu yubaka muri sosiyete. Ahubwo ibaze ko iyo umaze gukora values, umaze kugira value, umaze kugira agaciro, umaze kugira ibintu wubaka, bo barizana. Bivuze ngo bo bakunda cyangwa se bakururwa n'ahantu hagaragara agaciro. N'amafaranga nuko n'ubundi sometime n'undi amafaranga buri gihe ahora akurikira umuntu uyafite. Umuntu ufite amafaranga niwe ugomeza uyafite, umuntu ukennye niwe ugomeza ugakena. Kubera iki? Kubera ko amafaranga aguranwa agaciro. Rero wigomeza gukurikirana amafaranga uyirukanka, ahubwo icara urebe ni ikihe kibazo kinini ushobora gukemura muri sosiyete, ni iki nafasha abantu.